uburyo amarangamutima yazamutse mu giterane hakabaho no kuba wasa nkaho warize kandi uri umuntu w'umugabo ahubwo avuga ngo narize njye nabiseguye kugira ngo byivuge uravuga uti nasa ubundi biragoye kurira yego ubundi ari amarira y'ibyishimo yego wibutse iby'Imana yakoze yego umuntu muri Bibiliya Imana ngo harimo ko Imana yasekeje umuntu yego ariko njyewe yandijije yego twabonye mufitanye ubumwe budasanzwe na Jehova Yire bituruka kuki ku buryo amakorali ashobora kugirana ubumwe bumeze kuriya ni byiza cyane kubibaza yego Jehova Yire twagiye tumeze nk'abantu bahana abageni yego hari abaririmbyi barimba muri korali Jehova Yire yego bakaba no muri korali Agape yego ngira ngo umwana wabonye muri uniforme bavangavanze yego n'indirimbo buriya niyo mpamvu twarimbye n'indirimbo yabo ndetse zimwe usanga n'uwundi wantona muri Jehova Yire ari uwacu yego kumwe na madamu wawe uhana mutweretse rwose ni ibintu bidasanzwe kubona abantu baririmbana ese buriya umuntu kuba yabaririmbana n'umudamu we cyangwa se baririmbana nka famiye no kuba baba bataririmbana imbogamizi yaba ari iyihe cyangwa se ibyishimo mu buryo bwo kuririmbana bwaba ari ubuhe kuririmbana n'uwo mwashakanye harimo inyungu nyinshi nge rero ni Theogene nk'ibisanzwe ubu aka kanya aya masaha ubu tuvugana dushoje konseri twabonyemo byinshi byatubereye byiza byatumye amarangamutima yongera kuzamuka twongera gukunda indirimbo za gospel twongera kunezererwa umwuka wera uburyo yamanutsemo biciye mu buryo bw'indirimbo rero tugiye kwakira perezida wa korali Agape atuganirize bimwe mu rugendo bakoze bategura igiterane amahoro y'Imana murakoze cyane shalom Imana igumugisha rero aha ni ku Rugwiro Gospel tugiye kuganira twabonye amarangamutima menshi yazamutse mu baririmbyi turagira ngo mutubwire murakoze cyane urumva ikinyamakuru cyanyu ni Urugwiro Gospel urumva harimo ibintu byo kuramya no guhimbaza Imana biciye mu ndirimbo korali Agape rero turanezerewe cyane kuri uyu mugoroba ndetse byamaze kuba nijoro igitaramo kirangiye none mu masaa 2:30 abantu ntago bashaka no gutaha n'ubu baracyari mu rusengero kubera umunezero twahawe n'Imana twanezerewe cyane ngewe navuze ngo Imana yandishije ariko yaramarira y'umunezero ariko turagira ngo ubanze wibwire abantu badukurikiye baze kumenya umuntu baganira nawe kugira ngo n'ikindi gihe nibaza hano baje mu giterane bazamenye ngo turabaza nde gahunda zijyanye n'igiterane cya Agape nitwa Sagahutu Jean Baptiste yego ndi umuyobozi wa korali Agape yego kandi ndabashimiye cyane ngaho rero watubwira imvamutima z'iki giterane ukuntu zateguwe kugira ngo kiryohe mu buryohe twasanganye iki giterane budasanzwe mu by'ukuri nta kintu twakoze ngo igiterane kiryohe twatangaye ni ukuboko k'Uwiteka intego y'iki giterane niko yitwaga ni ukuboko k'Uwiteka ni amagambo rero ari muri Yesaya ibice 59 n'umurongo wa mbere uvuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza kandi n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ibyo rero twabibonye pe twabonye ibitangaza urumva twaravuga ngo ese Mana ibyo twasengeraga byose Imana yabikoze iranarenze twasengeraga ko urusengero rwuzura i Nyarugenge kugira ngo urusengero rwuzure biragoye amateraniro turayakora ntirwuzure biragoye ko rwakuzura ariko Imana nayishimye cyane ngiye kubona nkabona dutiye intebe ziruzuye tuzanye izindi z'imbaho urusengero rurarenze abantu barahagaze byanejeje cyane ndavuga nti iby'Imana ivuga irabikora ariko ikindi nabonye hari iby'Imana yatubwiye ibyo ngibyo yabikoze ariko nabonye yari Imana inakora itavuze ntago ari Imana ivuga gusa ahubwo ikora kurusha ibyo yavuze ari dukeya igituvunguriraho ikatubwira ngo bana banjye nzabana namwe muri ubu buryo ariko yarangiza igakora n'ibindi itababwiye kandi kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro n'izina ryayo rihabwe icyubahiro urakoze cyane turagira ngo tubwire kimwe mu bintu Imana yakoze byatunguye amaso yawe ndetse n'amatwi yawe ikintu cya mbere hano i Nyarugenge ikintu cyitwa sound cyarananiranye
kiragorana. Nibyo bintu nasengeraga cyane ndetse na korari tuvuga ngo mana uzaduhe saundi irananirana. Haje aba engineers bakora saundi benshi, abantu bakora ibitandukanye ariko bikanga kubera imiterere y'urusengero. Ariko navuze ngo mana abantu bazumva amagambo y'indirimbo zacu. Ikintu Imana yakoze kikanangaza nuko abantu babashije kumva. Ikindi cya kabiri ni umubare w'abantu nakubwiye. Yego. Igikomeye rero kurusha ibindi, Yego. nasengeye namwe n'abagenzi banjye dufatanyije umurimo, ni ukubona abantu bakira Yesu. Twabonye abantu bakira Yesu ejo, uyu munsi tubona abantu bakira Yesu bari hafi muri 30. Urumva abantu bagera mu biterane iminsi 2 hano i Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubundi tuzi ko abantu baza mu giterane kiri mu rusengero ni abantu bakijijwe. Ni abantu bakijijwe ariko Imana yararitse abantu. Yego. Baraza tubona abantu bapfukamye imbere y'Imana bavuga ngo tubabarire. Ibyo rero nibyo nahereye Imana icyubahiro, ndatangara. Noneho turagira ngo twibaze, ariya amamodoka yose yarari hanze ni ay'abantu mwatumiye cyane ay'abantu bamenye yuko aha hantu hari igiterane? Amamodoka ushobora kuba wabonye make, kuko buriya muri Manumetari ntabwo nzi niba wagezeyo twahatiye kugira ngo parikingi tuyibone, ndetse hari n'ibona abaparika hariya haruguru na hano mu rusengero. Muri make urusengero rwacu parikingi imaze kuba ntoya. Imana yakoze imirimo, amakorari, imodoka abantu barazifite benshi, abakristo barazifite benshi, ariko bitabujije ko twari dufite n'abashyitsi. Noneho twigarukire muri korari. Twabonye baririmba amajwi meza, bahagaze mu buryo budasanzwe buteguye. Icya mbere cyo burya abantu ba muri korari ni abanyamuhamagaro. Kuba muri korari ni umuhamagaro. Bisaba kwitanga. Buriya tubabwiye inshuro tuza ku rusengero, ushobora kwibaza ngo dukora ryari. Abaririmbyi turababwira ngo umuririmbyi agomba gukorana umwete ku kazi kugira ngo aze gusagura umwanya wo gukorera Imana. Nta nubwo ari ukuwusagura, ni ukuwushyira mu myanya ye agakorera Imana. Yego. Rero biva yuko dukora practice nyinshi, twarazishyizemo imbaraga muri iyi minsi, ariko tukabwira n'Imana mu masengesho ngo uzadushyigikire twe ntitwabyishoboza. Imana rero ibicisha mu nzira nyinshi yuko mutegura mu buryo bwa practice cyangwa repetition, ndetse mukanabisengera. Ariko n'abantu bakagira icyo bita commitment, bakavuga ngo tuzabihaba duhari, ntituzabura, gahunda tuzayubahiriza. Nari nacyo nshimira abaririmbyi bakorara Agape, kuko gahunda barayubahirije neza rwose, barabikora pe. Imana ibaho umugisha. Yego. Noneho twongeye tugaruke uburyo amarangamutima yazamutse mu giterane, hakabaho no kuba wasa nkaho warize kandi uri umuntu w'umugabo. Ahubwo avuga ngo narize. Nge nabiseguye kugira ngo byivuge. Uravuga uti nasa. Ubundi biragoye kurira. Yego. Ubundi ari amarira y'ibyishimo. Yego. Wibutse iby'Imana yakoze. Yego. Umuntu muri Bibiliya Imana ngo harimo ko Imana yasekeje umuntu. Yego. Ariko ngewe yandijije. Yego. Kurira rero ntago ari agahinda, ni ibyishimo. Murabizi amarira y'ibyishimo abaho. Rero nge nahise ntekereza imirimo y'Imana, narebye mu rusengero ndeba ukuntu abantu bangana, ndeba korari ukuntu iririmbye, indirimbo bigeze kuririmba idafite muzike nyinshi imeze nka solfège. Mwayibonye iravuga ngo Imana izi kwironkera. Nkurikira amagambo y'iyo ndirimbo, mpita nibuka imirimo y'Imana iri kudukorera hano muri iki giterane, ndeba ukuntu ibintu biteguye, ndeba abantu baje, ndeba ukuntu dushyigikiwe, niho nahise ngira emotion, ibyishimo biraza, numva amarira. Nka perezida wari wateguye igiterane, utazi uburyo abantu bazaza, ubona abantu barisutse, urusengero ruzuye, ubona abantu ibyishimo byabaye byinshi. Icyo nicyo cyaba cyaguteye kurira gusa se? Nicyo cyanteye kurira, ariko ni no kwibuka iby'Imana yavuze. Yari navuze ngo iravuga igakora byinshi. Hari ibyo nibukaga rero nkavuga ngo yo Imana yari yabitubwiye, nkahita numva emotion, amarira araje, nkahita mvuga ngo Mana kumbi burya uri kumwe natwe. Uri kumwe natwe. Icyo kintu cyatumye ntabwo nakubwira burya iyo umuntu yarize namenye icyamurijije, ariko nibyo byavanze bibura uvangirane, bituma nshobora kurira. Noneho twongere twigarukire rero muri korari, uri kumwe na madamu wawe, uyu hana mutweretse rwose. Ni ibintu bidasanzwe kubona abantu baririmbana. Ese buriya umuntu kuba yabaririmbana n'umudamu we cyangwa se baririmbana nka famiye, no kuba baba bataririmbana, imbogamizi yaba ari iyihe, cyangwa se ibyishimo mu buryo bwo kuririmbana bwaba ari ubuhe?
kuririmbana n'uwo mwashakanye harimo inyungu nyinshi. Nari maze imyaka myinshi muri korali tutaririmbana. Yego. Ariko nabonagamo imbogamizi. Yego. Icya mbere korali igira gahunda nyinshi zinavunanye. Yego. Urumva narataga akambazaho narindi namusobanurira ntabyumve. Yego. Ikindi ntago nabaga nasenga ngo yumve icyo ndi gusengera. Ariko ubu dusenga isengesho rimwe dusengera umurimo w'Imana. Ikindi amenya gahunda n'amasaha n'ibiki akanshyigikira. Akaramenya ko ngomba kugira extra hours cyangwa amasaha arenga y'umurengera arenza ye kuko ni umuririmbyi usanzwe nta nubwo aba muri komite. Ndetse n'ubu ngubu barantegereje. Yego. Urabona Dawidi niwe wavuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yego. Rero biranejeje kumva ko n'abana bacu bahita babyumva ko dukorera Imana. Bakavuga ngo nanjye nzakorera Imana. Bajya bambaza ngo se papa ngo ubu ngiye nzabiki. Nyine abana bikigiye kubashishikariza gukorera Imana biragoye kuko babona ibintu bikomeye. Tubageraho dukerewe mu masaha yakerewe baryamye cyangwa se bakadutegereza bakabona tubasize mu rugo ariko tugerageza kubibakundisha. Iyi miryango rero ikorera Imana umugore n'umugabo babana muri korali ni amata babyita ngo ni amata byara amavuta. N'Imana ibateza imbere mu buryo budasanzwe. Yego. Noneho turagira ngo rero turebe ese koko k'abantu barushijeho kuryoherwa mufatanyije na Jovayiri. Twabonye mufitanye ubumwe budasanzwe na Jovayiri. Bituruka kuki ku buryo amakorali ashobora kugirana ubumwe bumeze kuriya? Ni byiza cyane kubibaza. Yego. Jovayiri twagiye tumeze nk'abantu bahana abageni. Yego. Hari abaririmbyi barimba muri korali Jovayiri. Yego. Bakaba no muri korali Agape. Yego. Ngira ngo umwana babonye muri uniforme bavangavanze. Yego. N'indirimbo buriya niyo mpamvu twarimbye n'indirimbo yabo ndetse zimwe usanga n'uwundi wantona muri Jovayiri ari uwacu. Yego. Rero ni abantu harimo n'abandi ndetse batari bari hano bagiye bajya muri Jovayiri bavuye muri korali Agape. Yego. Umubano rero ushingiye cyane cyane kuri ibyo bintu yuko dutizanya cyangwa duhanana n'abaririmbyi. Arabo dufatanije. Ibyo rero numva ari byo byashingiraho cyane kurusha n'ibindi. Tugana ku musozo turagira ngo tuganirire utubwire nk'imigani imigambi mwaba mufite mu buryo bwo kwagura korali mugire n'icyo mwashishikariza abantu baba bifuza kuba baza muri korali Agape. Urakoze cyane icyo kibazo kuko buri korali ni dinamike. Yego. Ni ikintu gihora kigenda nigeze kuvuga uburyo twari bake cyane. Yego. Twaba tugeze kuri uriya mubare ugera mu 150 duhereye mu bantu batageze ku 10. Ni ukuvuga ngo dushishikariza rero yuko n'ubundi dukomeza kwaguka mu buryo bw'umubare. Yego. Abantu bakaza ndabashishikariza ko baza muri korali Agape ndetse n'abafite impano zirenze izo dufite bakaza tukubaka ubwami bw'Imana biciye mu ndirimbo tugahamagarira abantu kuri Kristo. Kandi twamamaza ishimwe ry'yamuduhamagaye. Yego. Rero ibikorwa dufite nuko iki giterane dufite indirimbo nshyashya twanaririmbye zimwe ariko tutarakorera amajwi n'amashusho. Yego. Rero twirinze kuzanamo ikintu cyitwa live recording muri iki giterane cyacu. Yego. Turavuga ngo indirimbo tuzashaka ubundi buryo bwo kuzifata. Kandi nicyo kintu turimo guteganya mu minsi iri imbere yuko tuzashyira indirimbo zindi tukazongera kuzo twamaze gukora. Yego. Ibindi ni ibikorwa bisanzwe by'urukundo, ibintu bisanzwe by'imigambi isanzwe ya korali ariko ikinini ni indirimbo. Oya yenda tukiri aho ngaho hari n'igikorwa kinini nabonye mwakoze kiriya nacyo cyakoze ku mutima w'Imana. Noneho turagira ngo noneho utange inama nko kuba perezida bagenzi bawe cyangwa n'abaperezidante muri rusange abayobozi b'amakorali. Ni iki bakora kugira ngo korali ibeho yumva ifite uburyohe na wa muririmbyi yibamo yumva afite uburyohe bwo kuririmba? Urakoze cyane kuko n'ubundi buriya hano i Nyarugenge ni njyewe minisitiri w'abaririmbyi. Yego, urakoze cyane. Ni njyewe uyobora abaririmbyi. Dufite amakorali menshi ni njye bagiriye icyizere. Yego. Ariko nta yindi nama nabagira nuko nabonye korali ishobora gupfira mu buyobozi cyangwa se igafashirizwa mu buyobozi akaba ari igirira imbaraga. Iyo korali ifite ubuyobozi bubi iba nabi. Yego. Iyo ubuyobozi bwa korali burimo amatiku, inzangano, ibice, korali icikamo ibice. Yego. Buri ikintu cya mbere muri korali ni ukugirana ubumwe. Yego. Iyo ubumwe buhari ibindi byose biragenda. Yego. Umwana ibaho umugisha. Urakoze cyane rero kubw'ikiganiro cyiza uduhaye. Imana igumye gushyigikire ikubashishe
kugumya kuba umushumba w'abari abantu uyoboye ntabwo byoroshye kuyobora abantu barenga 150 ni ikintu kitoroshye kandi Imana igumye ikwambike imbaraga iguhe amavuta. Murakoze cyane. Shalom rero Imana niguhe umugisha. Murakoze cyane. kiraganje isi yose no muba kwizera icyubahiro kiraganje isi yose no muba kwizera izina ryawe hejuru izina ryawe riruta amazina yose
icyubahiro ikiyicaye kuri ya ntebe amashimwe n'icyubahiro ikiyicaye kuri ya ntebe tuvuge tuti haleluya turirimbe haleluya tuvuge tuti haleluya turirimbe tuvuge tuti haleluya turirimbe haleluya tuvuge tuti haleluya turirimbe haleluya tuvuge tuti haleluya turirimbe haleluya tuvuge tuti Yesu intare yo mu muryango wa Yuda turakwemera niba ufite ubuvugu ntabwo ibisaba kuri buri wese turakwemera wowe ukinga ntihagire ukingura wakingura ntihagire ukinga wowe uvuga ijambo rimwe tukabaho dusonze cyangwa duhaze mu bukire cyangwa mu bukene mwami wanjye we turakwemera haleluya uriho uzahoraho icyubahiro ni cyawe iteka ubwami buzahora mu bitugu byawe icyubahiro kizabe cyawe izina ryawe rizahora hejuru gusa n'amani baho kandi izaboneka yabona nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera uriho icyubahiro ni cyawe ubwami buzahora ku bitugu byawe ayiwe hejuru gusa amani baho nta
izaboneka yabana nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera uriho uzahoraho icyubahiro ni cyawe iteka ukamwibuzaho mu bitugu byawe icyubahiro kizaba cyawe Yesu we ayiwe hejuru gusa n'amani baho kandi izaboneka yabana nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe Yesu we dusezeranye nawe ko tutazakureka Yesu we turakwemera ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza ntabwo tubyicuza ntabwo tubyicuza we haleluya dusezeranye nawe ko tutazakureka Yesu we turakwemera witegereje abanyegiputa basura batungura urabitegereza bacikamiye urongera urabahindukira ukura insinga ku magare yabo barengeraga abisiraheli wabakuye mu maboko ya farawo wabambukije ya nyanja itukura ukuberekera uri Imana itaneshwa turakwemera 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 dushobora cyangwa se duhaze turakwemera witegereje abanyegiputa witegereje abanyegiputa maze urabatungura urabitegereza bacikamo igihugu urongera urabahindukira kuri insinga ku magare yabo warengeraga abisiraheli wabakuye mu maboko ya farawo wabambukije ya nyanja itukura ukuberekeye uri Imana itaneshwa turakwemera turakwemera tugira gutya turakwemera gutya turakwemera 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 ni wowe waduhamagaye turakwemera ni wowe watunanize turakwemera 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 ndahamya neza